ukibera mu bikari byawe. Turagutegereje mukiza, turifuza. Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Ni mwene so umuvandimwe Ernest, umuvugabutumwa wongeye kugusuhuza. Ikiganiro ni weekend n'Imana. Tugiye kurebera hamwe uko wakoresha iminota 10 buri wa gatandatu uramya Imana. Ubwo duherukana nakubwiye ko kuramya Imana ari ugukiranuka mu nshingano zawe zose. Wafashe gahunda yo kujya muri siporo, urasabwa gukiranuka muri iyo siporo wagiyemo, uba uri kuramya Imana. Wafashe gahunda yo kujya Rubavu gutembereza umuryango, wicarane n'umudamu muganire ku byateza imbere urugo. Iyo gahunda mwafashe muri kuramya Imana kuko uri gukora inshingano zawe zo kubungabunga no kwita ku mugore cyangwa umugabo cyangwa abana Imana yaguhaye. Iyi weekend rero, uyu wa gatandatu, nkuzaniye ikiganiro cya kabiri. Ubushize twaganiriye ko tugomba gukiranuka tukibuka umuremyi wacu muri weekend, na Bibiliya irabivuga ngo tujye twibuka umuremyi wacu iminsi mibi itaraza. Nakubwiye iminsi mibi kugera ku basaza, abasore n'abakobwa, abakecuru, kandi ko nta wayihagarika, ariko iyo twubashye Imana irayitumenyera, ikaturinda ibyorezo kandi bibaho, ikajya iturinda impanuka kandi zibaho, ikakurinda inkuba kandi zibaho, n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero naguteguriye ikiganiro kiryoshye ugiye kumva, kigufi, kikubwira ngo uko wakoresha iminota 10 ku wa gatandatu ukaramya Imana. Birashoboka ko uri umukozi wa leta, uri mu nzego z'umutekano, ku wa gatandatu nta kanya kandi ntubona n'akanya ko kuryama, ariko iminota 10 wafata ku wa gatandatu kuri tuwarete cyangwa ahandi, naho uri, naho uhagaze, bakudiployinze uri kureba ibyo ugomba kureba muri filidi wahawe, iminota 10 wafata ukaramya Uwiteka, Imana yayiguhera umugisha. Karibu muri iki kiganiro weekend n'Imana. Hari benshi rero baba bahugiye mu mirimo yabo icyumweru cyose. Impamvu y'iki kiganiro niyo. Abandi bakaba bafite gahunda nyinshi zituma bibagirwa gufata umwanya wo kuganira n'Imana. Ariko byinshi uri gukora, inshingano nyinshi ukora, ntabwo Imana igusaba amasaha menshi ngo ikumve, ahubwo irashaka umutima wawe. Nibura ukagira iminota 10 yo kuvuga ngo ku irondo ndiho, ku burinzi ndiho, cyangwa se ku kazi mpora gahoraho, hari byinshi byahinduka mu buzima bwawe. Imana ishaka ko tuyegera mwene data, tukayibwira ibituri ku mutima, kubwiza Imana ukuri. Ukayegera kandi ukayibwira ibikuri ku mutima, tukayishimira kandi tukayisaba ubufasha. Iyo dusenze rero twerekana ko tuyiringiye kandi ko tuyikeneye, Imana igiza. Muri iki gitondo nkwifurije ko Imana yaza ize ku buzima bwawe kuri uyu wa gatandatu. Uyu wa gatandatu kubw'iki kiganiro uteze amatwi ukabana natwe, Imana ihindure byinshi mu rugo rwawe, Imana ihindure byinshi muri geto yawe utarashaka, ihindure byinshi mu rugo rw'ababyeyi bawe, Imana ihindure byinshi ku gihugu, ku muryango, kuko ufashe umwanya ugaca bugufi. Reka twinjire twihuta kuko iki kiganiro ntigitinda. Turebe imirongo ya Bibiliya twifashisha. Yakobo 4:8, mwegere Imana nayo izabegera. Abanyabyaha mukarabe, ab'imitima ibiri mwiyeze imitima. Uyu murongo uratwigisha ko iyo duteye intambwe imwe twegera Imana, nayo idusanganira. Imana yita ku gaciro tuyiha buri munsi. Hari indirimbo cyangwa ikorasi ivuga ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana. Imirimo dukora no gusenga ni umurimo, gufasha abakene ni umurimo. Urimo uratembera, wagiye mu rugendo rw'akazi hanze cyangwa mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali, uhuye n'umuntu ushonje bigaragara, uramufashije, urigendeye, ukomeje amahugurwa yawe, urimo training. Wagiye muri siporo, bikombe bitandukanye, Kagame Cup, niba ari Primus sinibuka uko bakita, ariko hari shampiyona nayo ibiri kuba, Premier League, imikino itandukanye mu ntara. Ufashe iminota 10 urasenze, wumvisha ijambo ry'Imana, uhuye n'umuntu utishoboye uramufashije, wikomereje urugendo.
murangije gukina maci umenye ko hari urusengero rufite iteraniro ku mugoroba, unyuzeyo urasenze, umaze gusenga Imana uratashye. Imirimo y'abera izibukwa. Soma urwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17 mu isezerano rishya, wumva uko Uwiteka avugana nawe. Uwiteka aravuga ngo musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, musenge ubudasiba. Uri ku irondo senga, uri ku izamu senga, hari n'ababyita perimanase ngo umuntu ahora ari ku kazi. Senga, fata iminota 10 usenge, niyo ntego y'iki kiganiro. Ku wa gatandatu si umwanya wo gusimbuka akagozi gusa, wo kujya muri jimu gusa ngo wibagirwe Imana. Ujye wibuka umuremyi wawe. Reka tuganire rero tunasoze, nkugire inama, naguteguriye inama z'uburyo wafata iminota 10 ukayikoresha neza ku wa gatandatu. Ukayikoresha neza ku wa gatandatu, ejo uba uzajya mu materaniro birumvikana. Hari n'abajya mu isabato Satade, ariko iyi minota 10 ntago yakubuza gukora inshingano zawe, kandi iyi minota 10 yajya igutegura ukajya mu marepetisiyo yo ku mugoroba cyangwa se ejo ukajya guterana ufite undi mwuka urimo washyizwemo n'Imana. Iyi minota 10 izajya iguha gahunda nziza yo ku wa gatandatu yo kubana n'Imana. Imana irashaka ko mu minota 10 yo ku wa gatandatu ukoramo ibikorwa bikurikira. Fata iminota 2 ushimira Imana ku buzima yaguhaye. Kuba uhumeka, abandi bari kuri bomboni bari ku mwuka, ni igikorwa gikomeye. Kuba nta mpanuka, kuba nta wakwishe, nta wakwibye, igihugu cyawe gifite amahoro, urugo rwawe rumeze neza cyangwa nawe umeze neza, ubwira Imana ibyo yagukoreye mu minota 2. Uyihamye, uhamye ko ari Imana ishobora byose. Wishimire n'ibintu wateguye, wishimire ibyo yagukoreye naho ikugejeje. Hari abantu benshi basengera mu gusaba Imana gusa. Imana ibita ababibyi, Imana ikabita abantu basabiriza, tubita mana mpa. Ahubwo banza ushimire Imana uko uhagaze, kuba uri guhumeka, kuba ugenda bikemera, kuba washoboye kurya, kuba hari icyo wambaye utambaye ubusa buri ubishimire Uwiteka Imana. Fata indi minota 3 wongere kwibuka ko Imana yera, uyibutse ko uri umunyabyaha kandi ukaba umunyantege nke, uce bugufi. Nibinagushobokera iriya minota uzayibanze ubone kuyishimira. Banza uyisaba imbabazi, uce bugufi ubone uyishimire. 3, fata indi minota 3 bwira Imana ibyo ukeneye, ibyo wifuza kwigukorera. Muri iyi minota 10 yo ku wa gatandatu tujye dusenga dusaba Imana imbabazi z'intege nke n'ibyaha twakoze. Ukurikizeho gushimira Imana ibyo yagukoreye, kuba uhumeka, kuba ushobora kuvuga no gutekereza. Hanyuma nurangiza ubwira Imana ibyo ukeneye. Ubundi isengesho ryawe rikwiye kubamo guhamya Imana, ukavuga ngo Mana Data ishobora byose iri mu ijuru ryera, ariko ikorera no muri njye. Kuko ku bantu batizera nyine Imana iba mu ijuru niho yibera, ariko ku bantu twizera Imana iba muri twe kandi igakorana natwe. Numara guhamya Imana rero uyishimire. Kwihana byo ugomba kubibanza birumvikana. Numara kuyishimira uyisabe ibyo ukeneye wifuza kwigukorera. Uyu wa gatandatu wifuza kugenda ute? Ejo ku cyumweru wifuza ko hagenda gute? Ukazatangira ku wa mbere umeze ute? Ko ku wa mbere ho twanateguye umutsima wa buri munsi nawe uzakugeraho, ariko iyi weekend kuyiragiza Imana ubitangira nibura ku wa gatanu ku mugoroba, ariko ku wa gatandatu ukagira iyi minota 10 by'umwihariko. Ikindi, fata nibura iminota 2 usengera umuryango wawe, usengera igihugu cyawe n'abandi bantu. Nta muntu utagira umuryango, uri imfubyi, hari abo mubana, hari abakurera, hari famiye ubamo zo mu makorari n'ahandi. Usengera umuryango wawe, ubwira Imana icyo wifuza ku muryango wawe muri iyi weekend. Usengera igihugu cyawe, abayobozi bakuru, usengera department zose, umutekano n'ibindi. Usengera itorero n'umurimo w'Imana, ivugabutumwa. Usengere n'abandi bantu uzi barwaye, ubazirikane. Abafite ibyifuzo bitandukanye ubazirikane, abafite ubukwe. Ibyo byose numara kubyereka Uwiteka Imana, hari ubutumwa bukuru ushaka kukugezaho bw'uyu munsi wo ku wa gatandatu bwaherekeza iki cyigisho nguhaye.
ubu butumwa naguteguriye ravuga ngo ntugasuzugure iminota 10 yo gusenga. Ntiwamenya n'impamvu Imana idukoresheje tukazana ikiganiro cyitwa Weekend n'Imana cy'iminota 10. Imana nishimwe. Ubutumwa bukuru rero bw'iki kiganiro naguteguriye, ntugasuzugure iminota 10 yo gusenga. Ishobora kugarura amahoro mu mutima wawe. Iyo dusenga tugendana amahoro mu mutima. Imodoka watunga, igipangu watunga, ibintu byose watunga, ibiryo n'imyambaro wagira, umukunzi cyangwa abakunzi wagira, udafite amahoro ntacyo bimaze. Agaciro kacu ni amahoro. Amahoro rero atangwa no gusenga, ntibayagura. Ikindi, iki kiganiro ugikuramo imbaraga nshya, kuko umuntu wese agira uko avugururwa. Nta robine yatanga amazi itagira ikigega kiyigaburira. Igomba kugira ikigega kiyigaburira kikuzura ikabasha gutanga amazi. Iyo rero uhora utanga serivisi, urakira abaturage, uravuga ubutumwa, uraririmba, urakora imirimo itandukanye, uracunga umutekano, ni byiza, ariko wowe upakirira he? Ko wowe upakururwa, upakirira he? Kuko ibyo dutanga ni serivisi tuba dutanga. Fata iminota 10 ku wa gatandatu dusenge, kurikira iki kiganiro, uzakuramwo amahoro yo mu mutima, uzagira imbaraga nshya, kandi uzareba inzira ugomba kunyuramo igukomeza mu rugendo rw'ubuzima. Umuntu usenga agira urugendo rwiza rw'ubuzima busanzwe, kandi no mu kubaha Imana akaba excellent. Muri iyi weekend rero fata iminota 10 gusa wiherere hamwe n'Imana, uyegere, uyibwize ukuri. Ushobora gutangazwa n'ibyo Imana yakora nyuma y'amasengesho make ariko avuye ku mutima. Kubwiza Imana ukuri uti, ninjye wa mugabo, ninjye wa mugore, ninjye wa mukobwa, kangusubiriremo ibyo ugomba kwitaho. Iminota 2 yo kwihana, iminota 2 yo guhamya Imana n'ubushongore n'ubukaka bwayo ko ari Imana ikomeye nta yindi bigereranywa. Indi minota 3 yo kwibuka kugenda usaba imbabazi. Indi minota 3 yo kwishimira ibyo yagukoreye, kandi ukagira indi minota 3 yo kwisaba ibyo wifuza, ugasoza uhesha umugisha umuryango wawe n'igihugu cyawe. Dusenge Imana ikura amarorerwa n'ibindi bintu mu gihugu, tugire sosiyete nzima, tugire umugisha, duhinge tweze. Imana iturinde indwara z'ibyorezo. Imana irinda igihugu iyo harimo abantu baca bugufi bakayubaha. Mu gusoza, ndagushimira ko wumvishe izi mpuguro z'uyu munsi zakubwiraga uburyo wakoresha neza uwa gatandatu wawe, bigatuma winjira neza no ku munsi wo ku cyumweru. Ntabwo Imana yakuremeye kwiyandarika, kwitwara nabi, ahubwo Imana yakuremeye guca bugufi, ukihana, ugahamya ugukomera kwayo no kugira neza kwayo. Imana nayo izaguha umugisha. Waba wumvise ukuyemo iki muri iyi nyigisho? Wifuje ko ngusengera kuki? Senga iri sengesho, numara kurisenga nanjye ndagusengera. Vuga uti, Mana Data, ngushimiye ubuntu bwawe ungiriye ngo ngutabaze nkwambaze kuri uyu wa gatandatu. Muri iyi weekend fasha umwanya nkwegera, nyobora, komeza kandi unyuzuza amahoro yawe, umpe gusoza neza icyumweru nkubahisha. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze. Imana niguha umugisha kuko uhinduye imitekerereze n'imyitwarire muri weekend. Ntabwo ari weekend yo kuburwa n'Imana ngo ikubure, ahubwo ni weekend yo gutuma Imana ikubona. Garukira hafi rero, ugendane n'Imana muri weekend uyubahisha. Ngiye kugusengera, ndakwibutsa ko abantu benshi gusenga babitaye, ariko gusenga bizana amahoro yo mu mutima. Ntago wagira amahoro udasenga. Ibyo watunga byose udafite amahoro ntacyo bimaze. Icya kabiri, gusenga bisubizamo umuntu imbaraga nshya n'ubudahangarwa n'uburinzi. Ikindi, gusenga bikwereka inzira ugomba kunyuramo, ukagira uko witwara mu rugendo rw'ubuzima. Uretse no kuba uzajya mu ijuru, gutunga umubiri utarimo sida ntacyo bigutwaye, n'imitezi n'ibindi. Ibyo bikura mu gusenga. Uretse no kuba uzajya mu ijuru, kubaho ufite amahoro, ufite umutekano, utari gukenera ibindi bintu bitari ngombwa mu buzima, utabuze umwuka, utari gupfa nabi wumva, utari kuribwa. Abantu bafite ibibazo byinshi. Ayo makondisiyo ya Satani urayakizwa no gusenga. Reka nanjye ngusengere, ngusabire umugisha. Wa mbere w'uko wakurikiye iki kiganiro, wa kabiri w'uko ufashe umwanzuro wo kuzajya ugikurikira buri wa gatandatu.
kugira ngo tubane nkuganirize icyo Imana idushakaho muri wikende. Imana niguha umugisha. Kubana n'Imana neza ku wa gatandatu byatuma no ku cyumweru ugira umugisha, byatuma icyumweru gikurikiyeho kikubera cyiza. Imana ihindura amateka, Imana iratabara. Reka ngusengere. Mana Nyiringabo, Uwiteka, nsabiye umugisha umuntu wakurikiye iki kiganiro kandi akaba afashe imyanzuro myiza ya kigabo yo kugendana nawe. Muha umugisha mu kazi ke, muha umugisha mu buzima bwe, ubushomeri arimo mutabare, rengera urugo rwe, rengera ubusiribateri bwe, kandi umukomereze amaboko. Turasenze gukomeza kuduha igihugu cy'umugisha, ibihe byiza by'umugisha byo kugendana nawe. Tubisabye twizeye ko ubidukoreye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Imana ibaha umugisha.